ubundi ugira ababyeyi? Oya nta babyeyi ngira. Nta babyeyi ugira? Nta babyeyi ngira kuko yapfuye ndi muto. Yapfuye mfite imyaka 3. Sayizi twifuje kuganira n'umwe mu bana arera, ari we wuyu utiri imbere hano kuri kamera zacu za Cinemanet. Imana nikomeze kubaha umugisha. Reka tumuganirize, tumubaze, twumve, tumubaze ni muntu ki, ese yabyaye ate. Batubwiye ko yabyaye n'umwe wabyaye muri babana, noneho tumenye ngo mu rugo haraha impamvu yibanira na mama Tsiri niyi. Ni impamvu nyinshi tugiye kumubaza. Bakwita nde tugitangira? Batamuriza Delphine. Delphine, uraza kugerageza wongere ijwi, sibyo? Uraza kugerageza wongere ijwi, hanyuma terura umwana. Umwana wawe yitwa Ngera. Noneho Delphine, kuri turagira ngo utuganirize, sibyo? Utuganirize. Delphine ni muntu ufite imyaka, ni muntu ki? Afite imyaka ingahe? Yabyaye afite imyaka ingahe? Kuko bigaragara uri umwana, uko tubibona mu maso, sibyo? Uracyari muto cyane, ariko turabona ufite umwana mukuru, sibyo? Turagira ngo tubwire mu by'ukuri, ntuze kurira ariko, sibyo? Ndabona amarira yatangiye kuza mu maso, ariko mbese ukomere, sibyo? Turagira ngo utuganirize. Ubundi mu rugo ubusanzwe nahagana he? Mu karere ka Nyamagabe. Nyamagabe ni nakuriwe mu majyepfo. Abantu bazi i Kigali na Nyamagabe, umurozi turere mu ntacamo ukuntu tureshya, ni urugendo runini cyane. Rero turagira ngo tubwire, ni gute waje kwisanga uri kumwe na mama Tsiri? Nisanze ndi kumwe na mama Tsiri. Nahaje hano nje gukora akazi ko mu rugo. Yego. Ari umuntu wahandangiye akazi. Gerageza wongere ijwi kugira ngo abadukurikiye bumve neza. Nahaje nje gukora akazi ko mu rugo. Yego. Nyine wahandangiye akazi. Mpageze nyine nakoze ukwezi kumwe, mbona ni ibintu byiza cyane. Ndamufasha kwambara no kwisiga imyenda yo kwambara. Ndabona ndavuga nti se ubundi byo kumwe ngo wabiretse ntiwe umwana wo mu rugo. Mbona nuko amafaranga mbona ntajya kuza kandi ibintu byose mba nkeneye ibiribwa, reka nibere umwana wo mu rugo. Arankundira, aranyemerera nyine umwana wo mu rugo iby'akazi ko mu rugo bivaho. Nibwo buryo wavuye i Nyamagabe wisanga i Kigali. None turagira ngo mu by'ukuri tubwize ukuri. Uzi Kigali, mbese ni hano kwa mama Tsiri gusa washyikiye kinagera i Kigali, cyangwa hari ahandi wabanjije kuba? Ntabwo ari hano nabanje kuba Kimironko mu Izindiro. Kimironko mu Izindiro niho wahereye ukiva i Nyamagabe. Mu by'ukuri ugera Kimironko wahageze ufite imyaka ingahe? Wahageze mu wuhe mwaka? Nahageze mfite imyaka 15 kuko niba nahamaze umwaka. Uko urumva wamaze umwaka? Nahamaze umwaka. Nyine turananirana bitewe n'umurimo waho. Nitako nsubira mu rugo, ngeze mu rugo nibwo nahamagaye n'inshuti ndamuganye, nimbonera akazi uzambwire. Ubwo yahitaga ndangira kwa mama Tsiri. Abari kuza kwa mama Tsiri. Ubwo umwaka umwe warageze i Kigali ufite imyaka 15, mu gukamara umwaka umwe bivuze ngo wari ufite imyaka 16 uza kwa mama Tsiri. None Delphine, ukimara kugera kwa mama Tsiri rero arakwakira,
murabana ubona ni umumama mwiza kwakira nk'umwana mu rugo. Turagira ngo udusangize utubwire mu by'ukuri ibintu byo kubyara byaje kuza bite? Ibintu byo kubyara byaje nyine twarabanye na Matseri, ndavuga nyine twari tumaranye nk'imyaka ine ntahembwa mba nk'umwana wo mu rugo. Ubwo umuntu nyine yari inshuti yo hano arangije arambwira ati se uzajya uba hano kuko ndahembwa, uri kumva ibyo bizakugeza ku ki? Burya shitani n'umwuka yashatse kukwangiza ibintu byose avuga mu maso, nyine ibintu byose byo kumva ni ukuri. Arambwira ambwira ati washaka akazi ugakora nawe ukagira amafaranga winjiza ukazagira n'ikintu witeza imbere, ku buryo no mu rugo rwawe uzajya ufite ikintu ufite. None nanjye ntekereje ndavuga nti koko wasanga ari ibyo, ubwo byabisimiye ngo se ubundi nzagera ku ki? Ariko ubwo mbana na Matseri akaba yarambwiye ati yari afite umwana nasanze afite amezi 8 niwe nareraga. Arangije arambwira ati umwana niyo uzi imyaka 2 nzagushyira mu ishuri ry'imyuga wige. Umwana wa Matseri ati nzamushyira mu ishuri ry'imyuga wige umwuga nawe uzagira ikintu wigezaho. Ubu nawe azambwira ati ukagura amafaranga uzagira ikintu wigezaho. Ubwo buryo no kwa Matseri njya muri ako kazi k'imwe nkora kuri Olympique turagereza n'akora. Ubwo buryo nahavuye mpageze nkasanga umusore wakoraga muri kafe abazanira nyine ibyo guteka, turi inshuti. Muri uko kuba inshuti tukakomeza nyine tuvugana ariko uko tuvugana n'uwo muhungu ni ko Matseri nawe ahamagara agambwira Delphine umwana ntakirya ntaryama, ashaka Delphine nyine ako kana kankunda kubi kandi wakareza. Noneho wenda karangiza kuko hano ndahamuruki rwasubira mu rugo. Muri iyo minsi ndi kugaruka mu rugo nibwo umuntu yahamagara ati ndi mu rugo njyayo kujya kumureba rero wese amfata kurangira nkwayenda. Uwo muhungu yakoraga kuri kafe? Yakoraga kuri kafe. Ahagana he? Kimironko kuri Olympique. Aho nyine nanjye nakoraga. Nawe niho wakoraga nyuma y'uko uva kwa Matseri wagiye gushaka amafaranga? Uwo muhungu n'ubundi niwe wari wagutwaye? Niwe wari wahandangiye nyine. Noneho nibwo mwaje kuba inshuti cyangwa yagufashe ku ngufu? Nyine urumva abantu bakorana baribwirana bakamenyana. Baribwiranye turangije nyine nambye ati se twabaye inshuti. Ntacyo twari kumwe inshuti yawe turi inshuti nyine gutyo. Noneho muri uko kumpamagara ambwira ati ndi mu rugo ntabwo nakoze nyine nari mfite wofu wa kabiri sinakoraga. Arambwira ati niba ufite akanya zo kugira ngo ubwo ndebe. Mu by'ukuri nibwo bwa mbere nari ninjiye mu nzu y'abasore. Ntabwo nari nzi ngo kwinjira mu nzu y'abasore bikunda gute, ariko kubera yari inshuti yanjye aho maganga ati baruza ndebe nagize umutima njyayo. Bageze nibwo yamfashe nyine kurangira nkwayenda. Uwo muhungu yari afite nk'imyaka ingahe? Afite 25. Ubu ngubu ubwo bivuze icyo gihe wari ugeze mu myaka muri 19 20. Ariko urumva yari afite hashiremo nk'imyaka 2 ubwo ngo imyaka 2 igiye kuzura. Ubwo bivuze ngo haciyemo imyaka 3 kuko uyu mwana 2019 na 2021 bivuze watewe inda muri 2018 maho umwana wagiye kuzuza imyaka 2 n'igihe cyo kuyitwara cy'amezi 9. Ubwo ni muri 2018 ubwo ijya kurangira ukuntu nimaho ngaho. Ni hatari. Delphine turagira ngo utubwire kuntu waje kugaruka kwa Matseri ute, mbese wagarutse uvuga ngo iki nk'umuntu wari wahavuye wari wahavuye usezeye, wari wahavuye gutyo gusa utavuze ugiye kwikorera amafaranga bitewe no gushukwa byagenze bite? Nahavuye ntavuze kuko nahavuye njyanye umwana ku ishuri ndamwandikira message mvuga nagiye muze kujya gucyura umwana ku ishuri. Ibyo nahavuye
rero mu kuhagaruka kubera ukuntu nyine nawe yampamagaraga ambwira ati umwana ndangije aho nakoraga naho barambwira ati ntabwo twakomeza gukoresha nta rangamuntu ufite nari ntarafata irangamuntu ati uzabanza ushaka irangamuntu noneho uzagaruke mu kazi irangamuntu barayibona ndangije nyine mpamagara mami ndamubwira rero hahandi bansezereye arambwira ati se none wagarutse mu rugo ndamubwira nti kambanze noneho njye mu rugo Nyamagabe gushaka irangamuntu kuko narifotoje njye kurako yasohotse ninyibona nzahita nza mu rugo ndagenda ndakora irangamuntu kuko mbere nsanga yanasohotse ndangije ndamuhamagara amatike yo kunzamura ku buryo nagarutse hano noneho mu kumenya ko ntwite namenye ko ntwite ndi hano nibwo namenye ko ntwite ndangije ndamwicaza nk'umubyeyi wandeze ndavuga numva funga umwuka mbimubwire noneho we niwe ufite icyo gukora ariko ntabwo nakujya gukora ikosa ryo kugenda ntavuze ikibazo mfite ndangije ndamwicaza ndamubwira rero mami ndatwite naje gusanga ntwite byagenze gute ariko ndamusobanurira nawe aranyumva nk'umubyeyi ndamubwira ariko mushaka umukozi ngiye nshaka kugenda arangije hamwe se uragenda urajya he nta muryango ugira urajya uwo mwana utwite akeneye kubaho icara aha n'indi uzarye nimbura uzaburare intambara nawe uzambara uburyo ntabwo tubwire ubundi ugira ababyeyi nta babyeyi ngira nta babyeyi ugira kuko yapfuye ndi muto mfite imyaka ariko Yesu aduta akagenda kuva ubwo rero ntabwo tuzi mama nimba ariho cyangwa atariho ntabwo turongera kumubona ubu n'ubu nta gakuru ka mama wanyu wenda papa wanyu we yitabye Imana ariko nta gakuru ka mama wanyu ntabwo ujya wumva wenda amakuru runaka bavuga nko ku bantu bari bamuzi numva bavuga ngo ariko ntabwo tubizi neza ko ntabwo turamubona ubundi mu rugo muvuka muri abana bangahe muri abana batatu bo baba hehe mukuru wanjye yashatse ari Kabuga niho yubatse murumuna wanjye nawe Nyamagabe niho yashatse murumuna wawe akurusha nk'imyaka ingahe murumuna wanjye afite ubu bafite nka 19 bafite nka 19 nawe yarashatse mu by'ukuri murimo muragenda mwumva akababaro n'agahinda k'ubuhamya bukomeye bw'umwana w'umukobwa twibazaga twese cyaba kitera ibyo byose ariko tuje gusanga ari ikintu uko ikibazo cy'ababyeyi abapfubyi abana bireze utubwire nyuma yo kubyara wabyariye mu cyaro nyine ubwo muri kwa nyogokuru wawe nyuma yo kubyara wagumye kwa nyogokuru wawe nk'igihe kingana iki namaze ukwezi umaze kwezi kwa nyogokuru wawe warabyaye hanyuma nyine kuko nahise ngaruka hano kubera inzara nyine yari igiye kuhanyicira nyogokuru nyine bikamutera agahinda cyane kubona umuntu wabyaye atarya inzara y'umukara igihe bye burya neza cyane iraryana cyane rero nyogokuru arangije ahamagara mama Tsera aramubwira ati n'ubundi waramufashije bigitangira mbabara n'ubundi ukomeze umufashe kuko agiye kuva mu maso nta kintu ufite cyo kumugabura nta gikoma cyari gihari nta biryo urumva umuntu wabyaye kurya ibijumba biba bigoye nabyo kandi rimwe na rimwe byabonetse bitabonetse ukaryama wonsa ni ikibazo arangije aramuhamagara aramubwira ati mbabarira ndakwinginze umufate n'ubundi ukomeze umwiteho Imana yo mu ijuru izaguhungisha kuko njye ntacyo mfite ntabwo kandi nanone kugira ngo umwana agwe mu maso nabyo byantera agahinda ni muri ubwo buryo nyine Mutseri yahise anyohereza ati ngaruka umuhanda ugaruka umwana afite ukwezi kumwe nagarutse umwana afite ukwezi ubwo bivuze umwana agiye kugereza imyaka 2 ujya usubira Nyamagabe gusura nyogokuru wawe nagiyeyo ubu na mama wawe ntabwo azi ko wabyaye ntabyo azi ushobora kuba ntabyo azi cyangwa se abantu barabimubwiye bajya bavugana simbizi ariko njye ndumva ashobora kuba atabizi bakuru wawe n'umukuru wawe wubatse Kabuga arabizi ko
wabyaye arabizi Ageze- arabizi ko mbana hano nawe nsura ageze ku gusura. Ni agahinda gakomeye, ni inkuru ibabaje cyane, mbese ni ibintu bitoroshye. None turagira ngo mu by'ukuri utubwire, sibyo? Urumva mu minsi iri imbere umwana bwo arimo arakura, urumva muzabaho mute mbese turagira ngo tubwire n'icyo utekereza ejo hazaza ku myaka yawe ndetse n'umwana wawe, turagira ngo tubwire wiyumva ute, ejo hawe hazaza wumva ute, ese hanyuma utubwire n'uwo musore uramutse umubonye wamubwira iki? Ko hari igihe mu bazareba n'iki kiganiro ashobora kuzakireba, wamubwira iki nawe, ikintu mbese ushobora kubwira n'umusore uguteye inda? icyo namubwira njye ku bwanjye mba numva nta kintu namubwira Unakurikije n'ejo hawe hazaza uko watekereza. uko mutekereza mba numva ku bwanjye nta kintu namubwira, kuko burya iyo umuntu atakwitayeho mwitangira n'umuhahera mba numva nta cyizere mfite cy'uko yakwitaho. Rero ngiye ku bwanjye mba numva nabaho nyine ntari kumwe nawe, nkabaho njye n'Imana yanjye n'umwana wanjye gusa, kuko aho agejeje iyi saha nkimubwira ko ntwite yambwiye ijambo rirambabaza cyane. Yakubwiye ngo iki? Yarambwiye ngo umuryango wabo ntibajya batera inda. Ryarambabaje rirambabaza, ndangije ndavuga ngo umuryango wanyu ntibajya mutera inda. Guhera none nta kibazo, sinzongera kugusiteresa, ubwo nyine uzabeho wenyine nanjye nzabaho njyenyine. Ubwo umwana namubyara akabaho, nakura azakura kubera Imana, kuko burya Imana ishobora byose. Imana yemeye ko natwe dukura ntiyatuma nawe atakura. Rero ku bwanjye mba numva namukeneye rwose pe, nta n'icyo namwifuza. Niwe yakubwiye ko mu muryango w'iwabo badatera inda, ari nayo mpamvu ubwo yakuyeho na telefoni kugeza n'ubu akaba atakuvugisha? Wifashe umwana kugeza ubu ngubu na mama Thierry wawe? Ibi bintu ko bikomeye se? Mu by'ukuri kuva ubwo ngubwo muvugana, mwavuganye ayo magambo niyo ya nyuma? Ni ayo magambo twavuganye ya nyuma, ntabwo twongera kuvugana. Nta n'ikintu yigeze agufasha namba? Ni hatari, ndumva ntazi, birimo birarenga uburyo kapasite y'uburyo nabyiyumvishaga ku myaka. Harya watubwiye ngo ubu afite nk'imyaka 25. Urumva uko bisa kose ni mukuru ugereranije nawe. Mwabyumviye rero mwebwe mukomeje kudukurikira kuri kamera zacu. Ise w'uyu mwana afite nk'imyaka 25, birumvikana ko ni mukuru, ariko igisubizo yamuhaye namwe mwacyumvishe. Mu by'ukuri ukuntu byumva nanjye niko ndimo nabyumva. Nyuma ibi bintu bijya bibaho cyane, ariko sinzi impamvu. Iki kintu nacyo dukwiye kuzagikoraho ubushakashatsi ndetse n'ubuvugizi. Iki gisubizo ni hatari. Hari benshi nabo bagiye baterwa inda bakiri batoya, nabo bafite ubuhamya bukomeye, ariko sinzi niba babateye inda koko nabo bagira ibisubizo bimeze bitya nyuma y'uko hamaze kubaho izi mpamvu. Mu by'ukuri ni hatari kumva umuntu akubwira ko umuryango wabo badatera inda, mbese akakwihakana ku buryo ahita akuraho na telefone. Ni ubuzima bukomeye abakobwa cyangwa se igitsina gore muri rusange bakunze kunyuramo rimwe na rimwe. Turagira ngo tubwire, ese muramutse muhuye, kugeza ubu muhuye, bibaye ngombwa ko muhura, akaba hari ikintu afite,
nta kintu ushobora kumubwira cyangwa se ushobora kumusaba nk'ubufasha? ntacyo nta n'ubufasha namusaba. Akeneye kukubwira ko akeneye umwana we ku buryo mbese amukeneye kugira ngo amutware, cyangwa akagusaba ko yagutunga, wamusubiza iki? kuntunga ibyo ntabwo byashoboka, ntabyo byashoboka. icyo umwana ajya kunsaba umwana ubwo nyine nabyo byaca mu nzira ndende, byaca mu nzira ndende. Kumva umuntu wihakanye umwana ataranavuka, ushobora kumva yaba amwemera ariko akuze. Yego birashoboka ko yamwemera akuze, ariko njye mba numva byaca mu nzira ndende. Ariko umwana ntabwo wamumuha, no ku bana ntibyashoboka kugira ngo barere. Nabyo ntabwo byashoboka. Ntabwo uwo musore se ntabwo wari uzi iwabo, nta makuru y'iwabo wenda ukaba wavuga ko iwabo wenda uhazi? Yakubwiye ko yaturukaga he? Yambwiye ko aturuka i Butare, ahubwo ntabwo nzi ngo iwabo ni he. Numva ko nyine ambwira ko ari i Butare, ariko ntabwo nzi ngo nahagana, ko ntabwo nageze. I Butare naho ni mu majyepfo. Yego. Delphine, dusoza ikiganiro cyacu, turagira ngo utubwire, ubwire abadukurikiye, ugire ikintu basaba, ugire ikintu babwira muri rusange dusoza, hanyuma dusoze. Icyo nababwira kandi nanabasaba, ahantu mba baramfasha, ariko nabo ibyo bakora birakomeye, kuko kumva gushyira abana bangana gutyo minerivare bose uko ari 5 ni bose, kandi uyu wanjye nawe n'ejo bundi umwana umwe asigaje akajya ku ishuri. Njye mba nifuza mbaye mvuye nyunganizi umwana wanjye akazamuka, kuko ntabwo nifuza ko ubuzima nakuriyemo aribwo umwana wanjye azakuriramo, n'agahinda ko kuba adafite se. N'uburyo ntekereza ukuntu azakura akajya mbaza se, nabyo mwumva birambabaje cyane. Rero mba nifuza ko yaziga, yewe nayo ntiza akayiga. Nanjye ku bwanjye mbaye mbonye uburyo ki nakwiga imyuga nkajya nunganira abamfasha, nabyo byanshimisha. Ubwo wumva ufite umutima n'umuhate wo kuba ushaka kujya kwiga, kuko biranakwiye kuko uracyari mutoya. Mu by'ukuri ni ikintu gikwiye cyane kugira ngo byibuza nawe uzabashe kwita no ku mwana wawe, ndetse no kunganira abagufasha muri rusange. Ese uba wumva wakiga iki? Mba numva nakiga kudoda. Wumva wakiga imashini yo kudoda, ukajya udoda, ariko mu by'ukuri nta bushobozi bwo kuba wabasha kujya kwirira no kwiga. Ese abadukurikiye barumva kandi bateze amatwi, kandi bose bagira umutima wo kumva no gusobanukirwa ibintu neza. Aho bari bose barabyumva. Niba hari uwagira ikintu agufasha, ndabizi neza ko bose, isi yose idukurikiye, bafite ikintu bagufasha mu by'ukuri muri rusange. Turagira ngo ubabwire ubufasha usaba en general, urase ku ntego uvuga uti iki n'iki, haramutse hari uwakimfasha, ntubufasha mbasabye mwaba mwungiriye neza. Icyo nababwira bamfasha, cya mbere gikomeye ni ukwiga k'uyu mwana, kuko nibyo ibisigaye icyo cyabonetse Imana yabagize neza. yabonetse neza cyane. Wowe ugira telefone? Yego ndayigira. Ariko ibyiza kubera ko nawe duhe nimero yawe ya telefone, ku buryo nawe wakenera kukubaza ibindi birenzeho, gusabye ubusobanuro runaka, ku buryo
wagira kuko ndatekereza nubwo telefoni waguteye inda ntayiriho ariko byibuze mu bantu badukurikira barenga 1,000 ndatekereza ko hashobora kuba habonekamo na bamwe bo mu muryango waguteye inda nabo bashobora no kuba barabuze n'uburyo wenda banakuvugishamo. Wari umaze kutubwira icyo haramutse hageze uwagufasha kuba wasubira ku ishuri kwiga, ariko cyane cyane utubwira ko wakiga ikintu kijyanye n'umwuga w'ubudozi, kwiga imashini. N'uwagira ubushobozi bwo kuba yakugurira imashini nabwo nabyo birashoboka, nabwo bagufasha, sibyo? Ikindi watubwiye ni uko bagufasha ku kijyanye minerivare y'umwana uko aziga. N'umwana materineri imyaka 2 agiye gutangira, nabyo mu biguhangayikishije nabyo birimo kuko utifuza ko akura nk'uko wakuze. Ese bundi wigize ugera mu ishuri, wize kugera mu kangahe? Mu 6 primaire. Waharangije ukiri n'ubundi muri Nyamagabe? Nabaga Ikibungo muri famiye kwa papa. Ikibungo muri famiye kwa papa wanyu? Wize wa 6 primaire. Ariko mu by'ukuri burifuza kuba wakiga umwuga kugira ngo ugire ikintu wagufasha kumwe n'umwana wawe. Mu by'ukuri abadukurikiye nabo barumva kandi bafite umutima. Ababyeyi bafite nabo bana b'abakobwa nabo barabyumva cyane. Papa nabo bafite umutima umeze utyo. Uyu mwana ni imfubyi, nta nyina nta se. Abo babyeyi nabo abe yababuze afite mu myaka 3. Ni ikibazo, ni ikintu gikomeye cyane, ni ikintu cy'ubuhamya, ni ikintu cy'agahinda. Then mu gukura kwe mwumvisha ubuhamya bwo nanone bw'ukuntu yaje guhura n'ibishuko bitandukanye kubera n'umutima woroshye no kutagira ababyeyi, baza guterwa inda ndetse yari atarafata n'irangamuntu. Birumvikana ko yatarakagejeje n'igihe cyo gufata irangamuntu. Mwe mudukurikiye, ibitekerezo byanyu, inama, inyunganizi, ubufasha mushobora guha uyu mwana w'umukobwa, ndetse mukaba mwafasha na Mama Thierry muri rusange, ubwo n'uwo muryango, kugira ngo babashe kuba bagira babashe gukomeza kuba muri ibi bihe, babashe gukomeza kuba muri uyu muryango. Ufite uko afite, ufite uko agira. Ndabizi mufite umutima, reka uyu mukobwa nawe atubwire nimero ye. Nubwo na Mama Thierry yaduhaye nimero yiwe, turagira ngo uyu mukobwa nawe aduhereze nimero ye. Ufite inyunganizi, ufite igitekerezo, ufite icyo ushaka kumubaza, ku buryo ushobora nawe kumubaza nta kibazo. Ngaho tubwire nimero yawe David. 078 11 51 22. Kugira ngo tubwire iki ni iki wabwira abandi bakobwa bagenzi bawe munganye imyaka, abandi bakobwa bagenzi bawe bagize ikibazo nk'icyo wagize. Turagira ngo tubwire babyeyi nabo bakiri bato, turagira ni iki wababwira? Ni iki wababwira yaba batarabyara, batarahura n'icyo kibazo, ndetse n'abahuye nacyo? Ni iki wababwira nkawe ufite iyo experience nona? Icyo nababwira abahuye n'ikibazo nacyo ni uko bakomera, bakihangana kandi bagakunda gusenga. Yesu ajya abikemura, mbese nyine bagakomera, bakumva ko bakomeye, bagasenga, bagakunda gusenga, ko burya gusenga bijya bigira icyo bifasha. None abatari bahura n'icyo kibazo b'abakobwa b'abandi, nabagira inama yo kujya birinda, mbese bakirinda ibintu by'ibishuko nk'ibyo byose, nk'uko kwinjira mu nzu z'abasore. Burya nta cyiza kiba mu nzu z'abahungu nabonye, nta na kimwe. Araguhamagara akakubwira ati ngwino unsure, nta kindi aba agushakaho, ntacyo.
ni ukugira ngo nyine yishimane nawe akwishimishirizeho, kandi ni ukuri nabagira inama mbese ntibakajya bemera kujyayo kuko nta cyiza kibayo. N'icyo wabwira abakobwa bakiri bato badukurikiye, n'iki wabwira nk'abo bahungu bameze nk'uwo nguwo waguteye inda, n'iki ushobora kubabwira? Icyo nababwira cyo ntabwo ari byiza, ntabwo ari byiza kuba watera umukobwa inda ngo nurangiza umwaka mufashe umwiteho ko uwo mwana mwazanye muri ubwo buzima nta ruhare aba yarabigizemo ibyanyu hagati yanyu, nta ruhare aba yarabigizemo. Rero njye ndumva uwo muziranenge batagagombye kumutererana, bakagombye kumwitaho, bajye babitaho nyine uko bashoboye. Waba uri umukene umwereka ko umwitayeho, waba ufite amafaranga umufashe, nimba udafite icyo kumufasha mube hafi, ujye umuhamagara umubwira ati komera, nyine byagenze uko nyine ntawe. Njye ndumva uwo mwana baba batereranye gutyo ntabwo ari byiza, bakagombye kujya cyangwa se bagatekereza akavuga ati se niba tugiye gukora ibi bintu uwo mwana ugiye kubizamo we azamera ati, ese azakura gute? Kuko burya kuba udafite papa biraryana abantu nyine badafite papa turabizi ukuntu biba bigoye. Niyo mpamvu njye nabagira inama y'uko batagomba gutererana uwo muziranenge, bakagombye kumwitaho. Abenshi bajya bakunda kuvuga ngo nta mafaranga mfite ngo yo kuba namufasha. No, amafaranga si ngombwa, urukundo rwonyine ruba ruhagije. Tuzi ari ikintu cy'amahanga. Delphine urakoze cyane. Delphine wakoze kubana na Iwacu Cinema Net, turabashimiye cyane. Sawa, mwamwiyumviye rero Delphine w'imyaka 21 aho ubu ngubu niyo amaze kugera. Mwumvisha ubuhamya bwe bukomeye bugoye, inzira ikomeye cyane kugeza ubu. Ibyifuzo, ubusabe, byose mwabyumvishe. Ni ikintu gikomeye cyane, ni ikintu gikomeye cyane. Nawe wagira ikintu wongeraho, nawe wagira ikintu uvuga, ari nako ukanda like, ukora share, ushyireho suggestion, ushyireho igitekerezo cyawe nicyo cyaba inyunganizi, ugire n'ikintu ubwira n'abandi bantu bameze batyo. Utubwire nawe uko ibyo bintu byumva, utubwire icyo wafasha, igitekerezo cyawe kugira ngo ubuhamya, kugira ngo inyunganizi zawe nazo zitugereho hano, ukomeze kubana natwe umunsi ku wundi. Urakanda subscribe ubundi nk'ibisanzwe, udukurikiye bwa mbere, hanyuma ukande ndetse no kukazogera kugira ngo ukomeze kubana natwe, ibiganiro byacu ukomeze kubikurikira umunsi ku wundi uko bwije n'uko bukeye. Turabakunda cyane rero, ciao ciao.